wala imanza kuko ntababona ko byanze ngibi nta nubwo byere byo Jay waramutse bize neza uri kwivugisha ikwivugisha nsanze ibintu bisa nabi hano byata wagira ngo bimaze nk'icyumweru cyose nta muntu wongera kuhagera ninde wakoze nimugoroba ashobora ari Patrick ariko nawe urumva kubera ari ukiraka ntawe wapfa kwizera ibintu bye ihangane ubikore nyine se ko wazindutse nta kundi biracamo ariko biracamo shimani reka ngire nkuruzinge vuba vuba ndabona amasaha yagiye taza kumbana ibibazo Jay. Mana bite? Makuru ni meza. Ko kutaranka imibare bite? Ntabwo baraguha imibare yaraye kutarayima. Urumva nibyo ndimo kugira. Banje gupima n'umarikeri yaraye. Ndimo ndakora imibare ndayigwa mu kanya. Saha ko uzagira. Nanjye nabibonye ariko baba bumva nta clientele turagira imisi mu kanya se. Manager aracyari kare nta kibazo. Haracyari kare? Maya uricaye ngo haracyari kare. Bisa hano haratungana. Ibintu subwo bwo. Numvaga Jay yabikoze kuko niwe wazindutse. Ibi mwicaranye se byo aka kazi kakaba kare umuntu wazindutse manager. Uvuze? Akazi kakaba kare umuntu wazindutse ariko ntabwo bizongera ubu. Maya ibyawe wakwiye kubitekerezaho neza. Ntabwo bizongera rwose. Wamaze se gukora imibare y'inzoga zikeneye kuramba? Uzibiri ndimo ndakubwira hari ukuntu ndimo kureba neza kuko uriya muntu warayurayemo hari abantu bibwira ko batuma batubarisha nabi rimwe na rimwe. Ngo mwasinze mu kazi gakazi. Niba ubona dufite abakiriya benshi nkarinda gutanga ibihaka. Nyine urumva already abakiriya benshi nibo batumye ibiraka bibakora ko dusanzwe. Ntabwo rero ugomba kuvuga ngo nagize off ngo ntabwo nshobora kuza. Ukicara ari ukanywa ugasinda bene karakagenda. Ubona dufite abakiriya benshi twageze nawe dushyiramo umunyabiraka. Okay, it's okay. Gera turebe ibyigezeho turebe. Asa ibingibi nawe ntabwo siko kubyigiza ariko gukora mu raporo ni kumuze mu kanya rero uko bimeze. Urabona urumva tumaze konsoma amajisi kandi hari haje urumva sigaye sonde ubu ngubu ni ngombwa ko twongera kuza. Hasigaye shume nizo twaheraho mu kwakoze. Ni ikintu ubona kigenda cyane abakonsoma cyane. Manager ubundi ahangaha dukeneye wenda nk'izindi nka GBS 15 tugakeneramo kamino ziratekera nyine n'izindi nkesha wenda amarura yo ni gake cyane barimo kuyakunze. Ndabona na sozashize. Bikora byose ushyira ku ntagatse. Mwekuze ntware ukabishyiramo Semaya kuri umunebwe cyane uzaba umunebwe mu kurya umunebwe mu gukora umunebwe mu kuvuga. Nta n'imbaraga. Njye nibaza niba nibyo ukora uwo byitaho cyangwa bahaye umwanya nka. Ntabwo ibintu musanze bizongera manager. Ntabwo byo yari sawa. Wagiye umwigisha Jay, wagiye umwigisha ariko nta kibazo Maya byumva ibyo baba barimo kukubwira byihuse. Ariko hari ikintu uze kundambariza uri mukozi. Wakorane amwigishe gukora. Wa kabiri nta kibazo. Shaka ko waragize icyo. Okay ngaho mbwira bihuze. Umva nama GBS 15 natekire 3. Byonyine. Ibyo dukeneye za rufuro. Ko nabonye za konsomo cyane. Cyari urabona ko zicyuzuye kabisa. Ariko ushobora kumukongera wenda nk'akazi nk'eshatu zaba zihagije. Umusanga se bari kazi. Urabona nta kibazo. Manager urumva nyine nuko n'icyo kibazo cyari kibaye nimugoroba ni kwa kundi udaherukanye n'abantu. Biriya byo nubyongera nawe nakubwiye nk'umukora nakubwiye ko ugomba kubikora nk'ubikora kandi mbona ubikora neza. Ariko noneho mu gihe ubona dufite abakiriya bagana kuriya
ugomba kugerageza gucishamo ukavuga ati kasi kwiye gupfa ndeba nk'uko usanzwe ubikora ijoro wasinzira kandi urabizi ko nkunda akazi mu busanzwe urabizi ntabwo rwose nzi urabizi noneho nabonye nyamwiza wacu nta nubwo nari mbizwa n'inzoga ese maya wanywa inzoga nyinshi oya Jay ese manager njye ntabwo nari ndi kunywa inzoga nuko nari nicaranye n'abantu bari kunywa inzoga ariko njye ntabwo nari ndi kunywa ntabwo wanyweye ntabwo nanyweye buriya wasanga nabyitanisha baragize akazi kicara ni stress nari ubu nta kibazo manager kandi ni ukuri urakoze kabisa ubwo se ndashaka ko bijya kurangura tumureba umuhungu hakiri kare nta kibazo genda ubwire Samuel harimo igitabo se ndashaka kumpereza imibare yuzuye neza tugatuma ibintu bifite gahunda ikindi muri kiriya cyumweru dufite y'abantu tuzakira hano hari abantu bazaza gukorera hano muri iriya weekend dufite abakiriya tuzakira hano barabukinze nta kibari ikibazo se kandi ndifuza ko rero uzabyitaho ni ukuri urakoze niwe ugomba kubikurikirana nabonye ukora neza nkabikunda ariko ntuzisubire oya ntabwo nakwisubira iyo umuntu ngo bamushimye cyane bamushimagije usanga oya ntugire ikibazo gusa zikado bimeze bite iyo modoka ugiye kuva aha boro hirya wahanaguye se hanze turaza kuvugana ndaza kureba ibyo ari byo biteze byiza kuko igenda uhanagure hariya wiza kugira mubaje mwaramutse uramutse neza yego tubakirize iki dore ko nakuzi hano witwa nde nitwa Jay ufite izina ryiza cyane thank you kuko ntabwo usanzwe ukorera hano uhaheruka ryari ndahaza kenshi kumba ndi hano biratangaje najyaga nkubona umusore mwiza hawe mwakiriza iki tukimpa akawayini akawayini yes baby wine thank you mabusha sori gatoya urihangana kubera ari mu gitondo ibirahure ntabwo bararangiza kubitunganya nabo ngo hari mu gitoya nta kibazo it's okay okay thank you enjoy we nta kantu ufata se ngo tube dusangira ntabuje ko bimeze neza nta kibazo oya it's okay wagafata yewe nywa juice ikibazo okay. biratangaje kuba utanywa akantu oya ntabwo ari uko ntakanywa ariko ntabwo iyo ndi mu kazi mba nemerewe kugira ikintu ujya we cheers eh cheers biremewe wintinya reka mpanagura turati it's okay
ko mu buzima busanzwe ntabwo ukunda kuvuga ndavuga oya cyangwa ni ukubera uri mu mibare myinshi oya nabyo bishobora gutuma mba bizimo gakeya ariko ndavuga ndisanzura nta kibazo okay birumvikana ubu wambajije izina ariko ntabwo wambwiye ibyawe witwa nde nitwa Ella Ella ufite izina ryiza merci harya wambwiye ni je ariko ndi gutekereza ko kano kabara ari akawe ahubwo ukaba wanze kubimbwira kuko jara kwajya ureka gukabya koko oya ni akawe ubu se ubona umuntu nkanjye koko nagira akabari kameze gutya umusore mwiza nkawe si ubwo wasanga ari n'akapapa wawe bayida boye ni ak'umubosi twahuriye ahanyera akazi nyine nkoramo hano nk'umubarumani nkoramo hano nk'umubarumani rwose mu rugo iwacu ni Nyagatare uvuye Nyagatare uzina kubera iki se utagura udatekereza cyane mu mutwe ku buryo nawe kaba ari akawe ntabwo biragoye gute ikibazo cya mikoro ni harehare rwose bwiza se sha muri Kigali bwiza nta kiba wavuze icya mbere ni amafaranga urasa nkayo ariko urakoze buriya ntawamenya hari igihe Imana yazangirira neza kubera yuko n'ubundi umuntu uba ufite bino bintu ntabwo yaraba yarabivukanye nanjye hari igihe wenda we never know hari igihe Imana yazamburesinga ariko ubu nonaha biracyagoye uracyari muto iyo ufite amahirwe ntabwo bigoye gute amahirwe urayafite amahirwe menshi cyane nka yahe se ubwo nkayahe wenda ndabyumva hari igihe umuntu ajya yatora ariko muri ino minsi ntabwo bakiyata biragoye pe cyokoza uri umwana mwiza urakoze muri iyi minsi ntabwo bakiyatora ntabwo bakiyatora kugira ngo muri ino minsi umuntu ate amafaranga bayagendana ku matelefone abandi barayataba biragoye cyane nta kigoye kirimo ariko ngebwa nawe biroroshye ubu se wumva nk'ibyoroshye ari ibihe koko ibyoroshye bizinesi ni ntoya cyane y'amafaranga make nk'aya ariko ntukigire umwana Maya karame niba hari ikintu cya mbere nshimira Imana ni ukubera yuko nkundana nawe kandi nkaba mfitanye nawe gahunda ziri imbere nziza yego ni ikintu cya mbere nshimira Imana ni ukuri nanjye nzanabitangira n'ishimwe mu rusengero ubukwe bwacu niburangira ariko disi ukuntu urimo gusa neza ni ukuri buriya nkubonye umeze neza gutya nshima Imana ko yampaye umukobwa mwiza kandi wiyubaha uba wambaye neza nk'umuntu w'umusore ndabikunda cyane ibyo byose mbikesha wowe Jay hanyuma sheri kuri iriya gahunda y'ubukwe dufitanye yego nifuje ko hari timu twazatumira nabonye mu bukwe nari nagiyemo wa mucuti wanjye kuko ataratushije yego hari timu nabonye yitwa KTS ikora neza cyane yego nifuje yuko rero aribo twazakoresha muri serivisi yacu urabyumva ntacyo bitwaye rega nawe ndakwizera kandi nzi ko uri umusirimu nzi ko amahitamo yanjye ari meza ibyo byose ni ukuri Maya hanyuma ubwo bakobwa ariko nizere ko bafite bazadufasha guseriva abasaza barahari bari tayari hari ibikorwa byiza byajya imbere ku buryo umuntu ashobora kubabona akaba yabakunda bakundiye yego hanyuma ubwo ndumva wenda abakameramani bo already nzabategura dufite uwo bita Bitkira Pro na Van Van ndumva aribo bazadufasha yego hanyuma ku kijyanye no guteka bimwe wambwiraga ubushize urifuza ko twabigenza gute ku kijyanye no guteka rero
nibyo nashaka ko tunaganiraho cyane numvaga twazagaburira abantu muri dote gusa hanyuma umutetsi we naramubonye ariko numvise yaranca amafaranga menshi miliyoni 2 guteka muri dote gusa miliyoni 2 ari nyinshi mu komprime ari uzateka nta kibazo niba ubona ateka neza urakoze cyane. Can you have some tea? Thank you. Cheers. Ntabwo biba byoroshye manager ese nawe mwakimuye ubu twari turi kuganira bisanzwe kazi ntukapfiriye okay it's up to you it's okay komeza nta kibazo yego manager nta kibazo ibyo yakora byose ari ikibazo twirega turi mu kazi twanareba n'akandi cyane pa kuba twifitiye n'ubwo tugiye kubana ntabwo ibyo twabiheraho ngo wenda twice akazi ariko ntabwo tuba twishe akazi kuko ibyo tuba turimo ni ibintu bifitiye akamaro okay gusa numvaga uyu mwanya turimo ari wo ngombwa cyane ku giti cyanjye ariko Maya ujya ufata nk'akanya ukajya mu ndorerwamo ukireba oya mbabura ibyo ukora kubera yuko ukuntu umeze kugira ngo wajye ufata nk'utuntu ukajya witera ugafata nk'utuntu ukirema n'umukobwa mwiza cyane ariko nawe uri mwiza Jane urabona ngukwiriye urambwira 10%. urakoze cyane urakoze cheers ndabona rero Maya yego reka ndabona uriya mugabo ntazi ibyo arimo kubibona ko natubonye simbigiraho n'ikibazo cyane ikibazo urasize uretse gatoya uretse turebe ko atari uretse gatoya ugenda niwe arimo aratwinyuzaho buri kanya yagiye Maya reka tujye mu kazi sibyo yego turaza gusubukura nta kibazo warufite wanandukanyije n'umwana w'umukobwa nagiye gukora nawe ubu amaze kumva amakuru y'iriya nzu arangije aranyihinduka ibintu byose byadogereye ntari kumpa amahoro ntari gutuma nsinzira kandi umwana w'umukobwa namukundaga urasaze ari kuyihe nzu se